kujya amakuru urago yafite se mu Burusiya. ugiye gusubira ku ivuko uzagenda wenyine cyangwa uzagenda na sister wawe tuzajyana mwese n'umusaza na mere sari nyamara uragiye reka nongere mbashimire mvuge ko nizere ko mumeze neza kandi nizere ko aho muri mu mpande z'igihugu ibyishimo ari byose ndi kumwe n'umunini seri usigaye unywa itabi wapi ako nsigaye unywa itabi byagenze ute byagenze neza 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 urameze nabi se iminsi myinshi mwana ngiye nari nanagukumbuye byataye nari nkumbuye kubona umuntu witwa Serge nanjye nuko nari nkumbuye iminsi myinshi muri aho turaha reba mwo hari muri kamera ngiye winyishinga ngo ndebe reba abakunzi bawe kuramo agatambaro babanze bamenye nimba ari Serge urongera ukambara oya ni ngewe ubu ngubu se ubundi ntibaba bambonye buno bambonye wari umaze iminsi ubara hari ibintu nari mugiyemo nyine ariko ndahari ubu ngubu urahari mu kanya gatoya cyane ariko nzongera mbe ngiyeho gato nongere ngaruke ugiye kujya Seri ugiye kujya amakuru urago yafite se mu Burusiya ugiye gusubira ku ivuko mu Burusiya uzajyaho ryari abantu ntabwo ugiye kudutera irungu mwana oya nyine nzajya nguma nkora n'andi mavideo menshi nyine na uploadinga hari n'amacano nyine ibintu biri gutegurwa ni byinshi ariko nyine ni vuba ngiye kugenda si urumva utagiye kudusigira irungu nk'abajama bawe abakoboyi bawe babandi nyine n'iki yego nyine muzarigira ariko nkaho tuzatuba turi kumwe rega ikoranabuhanga ryarabyoroheje ikoranabuhanga ryararyoroheje ndi kumwe na Serge mwaramumenyereye mu mafilime agiye atandukanye mu bintu bigiye bitandukanye ni umuntu waduhaye show mu minsi yashize hari igihe cyagezwe Serge koko urakundwa koko ndagira ngo me testimony ugeze ku ishuri byagenze gute ko wari umaze kuba icyamamare byagenze gute bakwakiriye gute nk'abanyeshuri byagenze nyine neza ariko nyine bagezeho barabyakira bavugaga turazi mugenzi wacu si mugenzi wacu tureba baraturenze mwarimu mwarimu se kaza akanagukubita inkonjo akajya muri sare akareba video zawe akishima niyo mwarimu nta nubwo ujya umenya niba abizi cyangwa atabizi icyo upfa nyine nuko ni handi arakudiha ariko abireba handi ankubite wenda nyine ankubita ariko nakoze amakosa ninkora amakosa nkubite ariko nyine n'ubundi ababizi ko ari umufana ni ukuvuga ngo kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu bose ni abafana abafana Seri nta mihungabanyirize byagize imbuga nkoranyambaga mu myigire yawe mu mikorere yawe nta kintu byigize biguhungabanyaho ugeze ku ishuri nta na gito habe n'agashishwa k'ubwonko byatwaye nta n'agashishwa k'ubwonko ariko nyine ngo nzikoresha gake ubu ngubu se fone yanjye wayihamagaye icamo nese nakubonye gute wahamagaye manager sibyo fone yanjye nabaye nyikuyeho gato kubera ibyo bintu mugiyemo byo kujya mu Burusiya abantu bari bagukumbuye gira ikintu babwira basuhuze kwanza basuhuze nka Serge ubu ntabwo uhita ushobora guhita uvuga ati ngerekane igaragaze nka Serge oya ni njyewe nyine ariko hose bunavuga iki hari video zanjye bagiye kubona nyinshi cyane nako ubu se nakubwira ngo ngenda basuhuza nta kindi kandi nibankureho amaboko cyane ubu ngubu se amasomo yawe bihagaze gute mu ishuri biragenda ibi bintu bya filimi no kwiga uri kubibangikanya gute Seri ubu ngubu subizwa lockdown y'amashuri ubundi twe muri guma mu rugo bayikuyeho n'amashuri ntibarayafungurira ubu ntabwo ndi kujya kwiga ariko nyine nawe maze kubimenyera ese Seri uba wumva utazarangiza ushaje gusaza ni ibya buri umwe none se hari umuntu utazasaza wa kane uhize imyaka ingahe mu wa kane umwe waragiye bahita bakwimura
waragiye ku ishuri bahita bakwimura nta kindi kizamini mukoze ubundi iyi korona yose yaje niga mu wa gatanu urumva ubwo rimwe twakoze ibizami dufatana bireti tuhita tujya mu gihembwe cya kabiri korona iragaruka batadufungira ubu mwebwe muri mu gihembwe cya kabiri tugende mu gihembwe cya kabiri P5 wagize amanota angahe seri wagize amanota angahe mbu wa kabiri se nabaye wa kabiri amanota ari muri za 80 gutyo muri za seri wiga niga Kicukiro abandi ubu ninjye hano niga n'ubu ngubu hano mbande kwiga kuko ishuri kuko isi ubwayo ni ubuzima ni ishuri n'ubu kuko isi ubwayo ni amasomo ubu na hano uri kwiga byatari ubu si imaze kuguha nk'amanota ngaho ubonye nk'amanota wakoreye muri ino si urumva umaze kugira ngahe menshi cyane ntago yanyima amanota dore ubu ngubu ko ibikoresho baba babipanze neza kugira bakora iki n'iki byose mba nabibonye kandi ubu ngubu byabaye ejo bundi uzabona ko leta ivuye mu kazi wowe ugiye hano ngaho kamere cyangwa ube n'umunyamakuru ibi byinshi nyine ibyo wanyenera wabona usigaye unywa itabi ryahe ukuramo rinete nyine wereka abantu fresh hapana kuri ako kukoza ubabeshya ni wowe ibintu uri kuvuga ni Serge uri kubivuga cyangwa n'undi muntu oya ni njyewe akubundi muri papa sava byagenze gute nako muri sava se ntabwo mperutse kujya gukinaho nyine kubera amashuri yari yaratangiye cyeka wenda nk'ubu mbonye umwanya najyeho nyine baduhamagaye nshobora kugenda nyine ariko urabizi n'amashasha no kongera akahita afungura njya kwiga ariko ubundi kontra yawe yari ihagaze ute muri hariya muri sava wakinaga byari bimeze bite hari akantu byakwinjirizaga cyangwa nyine ni kwa gukina nyine tu wishimisha jya kubibaza manager nimero yose uyifite isara aho mu gikari wamubajije none se ukurikije ibyo wowe manager wenda yabonaga ko wakinaga byebura we hari akantu kinjiraga ku mufuka akantu ko nyine karazaga ntabwo kabura seri ababyeyi babifashe gute muri irya minsi babona utangiye kujya wirirwa ku mbuga nkoranyambaga kandi ukiri mutonya ababyeyi bakubwiraga iki babifataga gute babifataga urumva babifata nabi ntabwo baba babifata neza nyine baranamfashije banera courage bagutera courage ubu ngubu uri icyamamare ndatwika ubu ukumbuye iki mu bantu ukumbuye iki ubu ngubu kuvuga ati nkumbuye iki ngiki muri filime maze kuvuga muri filime ngiye nkumbuye Karyuri ni story twiwe turi kwa Sava turimo dukina amakomedi ni byinshi cyane mukumbuyeho ni nk'iyo story ya Karyuri wibuka ukavuga ati oyo ni Karyuri oya ni byinshi ntago nabona icyo mvuga n'icyo ndeka seri urabona nujya mu Burusiya ari nk'iki cyo uzakumbura mu Rwanda ni nk'iki cyumva uzakumbura mu Rwanda ibyo nta kintu nakumbura njyewe ko se n'ubundi ko nzagarukana nzaza nyine irungu rihite rishira urumva nujya mu Burusiya uzaba ugiye kureba nde wenda uzaba uri kumwe na mama hari abandi bana byibura babayo b'inshuti zawe muziranye inshuti se inshuti zo ntizabura kuko nyine hari ibintu byinshi mba nanakurikirana byaho bisacinga ku mbuga nkoranyambaga bakabinyereka ariko nyine nkajya no muri famiye ya mama urumva rero ntago nabura abantu tuba turi kumwe cyangwa abana gusa urumva hari igihugu cyaburamo umwana abana bose muraziranye tuziranye ariko ningero tuzamenyana uteganya kumara igihe kingana iki sinamenya nyine ntago nabimenya neza uvuga ko ibi bintu uri kuvuga n'ubundi urimo uranadusezera ni ugusezera ubu ngubu ndimo ndasezera ubu ngubu na mu gitondo cyangwa na nijoro nshobora gufata indege nkahita ngenda ni ukuvuga ngo uri gusezera ku nshuti uri gusezera ku bantu nyine bagufanaga ariko bakomeze bagufana hari ibintu byinshi nzagenda mbatangariza nibankurikirana bazajya banakomeza kumbona kenshi
niyo nabona ari mu Rwanda. Ese Seri ugira Instagram? Ntago nyikoresha. Kubera iki? Kabisa. Sinzi impamvu nanjye ariko buriya n'imbuga nkoranyambaga njya nkunda gukoresha. Nkoresha WhatsApp na Facebook. Ka Facebook nayo si kenshi cyangwa njya ngiye kwirebera nk'utuvideo tuba turiho bayite zigashira. Ariko na WhatsApp nayo ni gake cyane. Buriya kugira umuntu abone chat bari hatari. Kubera icyo byanga? Mfitemo n'amavideo aranda kuri za video nka download amavideo nkirebera. Uzagenda wenyine cyangwa uzagenda na sister wawe? Tuzajyana. Mwese n'umusaza na mere. Seri nyamara uragiye? Oya nzagaruka. Seri ntabwo ugiye? Oya nzagaruka. Sure. Byata. Nembo uzajyana na mere, ukajyana na pere, ukajyana na sister wawe. Seri urumva uzagaruka? Nzagaruka. Cyangwa akazi ka mere kararangiye? Oya ntago akazi karangiye nzagaruka. Uzagaruka. Hano se kari mu rugo. Urumva nagendane. Njyewe ubundi nzagaruka. Nta bindi byinshi tuvuze nzagaruka. Uzagaruka. Seri, filimi turagufata nk'umwakiteri mwiza muri filimi w'umwana. Ni igiki filimi zimaze kukwigisha, ni igiki zimaze kukungura nka Serije wowe? Ntago nabibara ko buriya riga niyo ureba filime hari bundi umwanditsi iyo ugiye kwandika filime uri nk'umwanditsi uba ufite ikintu nyamukuru ushaka ko kizagerwaho. Urumva rero ukagenda ureba filime episode ukuntu bagiye babukina acting ibintu byinshi filime ishaka kuvuga niba ari cyiza cyangwa kibi niba ari wenda ishaka kuvuga ati ntukagambane nyine. None wowe ni iki byakwigishije nyine tuvuze ko ntuzagambana nawe ikintu uri umugambanyi. None ni iki byakwigishije nkawe nka Serije ku buryo uvuga ati ngiye nko kwandika nk'agafilimi wenda k'abana cyangwa k'ibitente nagendera kuri iki? Ibitente se kwandika buri ibitente ni ikintu kivuna. Urumva utazabona uraje nunga wanditse filime iri aho ngaho nyine action cyangwa short movie ukajya ngo kwandika ibitente bitarimo amajwi uzabibasha. Buriya nako ujya ubundi urandika ukajya kubyeditinga nyuma cyangwa ukagenda noneho wediting unabikora. Buri muntu hari umuntu buriya ugiye kureba nk'umuntu reba nka filime y'uruhererekane igezweho wenda nko muri Amerika. Urumva umuntu wa editinze ntago aba ari ku rwego rw'umuntu weditinga Tom and Jerry. Ntago ibyo bishoboka. Tom and Jerry urakora nta muntu ukina ugafata ipusi ukayigendesha niba bayikubise inyundo ukazamuraho akantu kandi biragora cyane kweditinga katuni. Wigeze bigerageza? Oya. Ako nyine ndabireba. Ubwo se urumva ibintu nyine mba bimenyereye ngenda nkareba n'uburyo biba beditinga ntago naba mbiyobewe ko katuni kuzeditinga bigora. Nta n'amajwi aba arimo biba bigoye cyane. Seri ubona ikosa riri muri filimi nyarwanda ari nk'irihe nkawe nka Serije urebye nk'abagiteri n'abanditsi ubona bafite ikihe kibazo? Ibibazo byo baba bafite ni benshi. Urumva bamwe banywa ibiyobyabwenge ugasanga barimo bandika ibintu bitari byo. Abagiteri nabo bakona cyane ubundi umwagiteri ni wamurenganya cyane umuntu urenganya ni umwanditsi. Urumva uriya no kugira ngo ubone umwagiteri ko ari umwagiteri mwiza koko biterwa n'urora afite n'umwanditsi ibintu yamwandikiye amugeneye. Urumva hari ukuntu ushaka kuba ukinnye filime ya mbere urumva undi we yarakinnye amafilime menshi bakabahereza buri wese role ugasanga uwo wa mbere uje muri filime ari we wa mbere role wenda arimo na action. Urumva ariko ugasanga we abikoze neza cyane kurusha uwo wundi. Arabikoze aranamurushishe yewe. Wareba ugasanga uwo mushyashya niwe wabikoze neza kandi undi abirambiyemo kandi uwo birambiyemo we si we bareba ahubwo bareba umushya. Urumva nguko se idone nk'ubu basha icyorezo sibyo akavuga ati hano ngaha amahirwe hari n'abiri ni ugukiza abana cyangwa abantu bakuru. Wakiza iki wowe?
wakiza abana kuko ni abakuru bo baranapfa n'abandi abana bo bagashakana barakuze bakabyara n'abandi igihugu kikagenda abantu biyongera ubwo se urokoye abana n'akabaga abantu bakuru urumva ubwo se ntibazagira bagasaza bagapfa bagashira bazapfa bagashira n'ubundi ubu nk'ubu bagiye kuzana urukingo sibyo bagiye kuzana urukingo ubaye urukingira cyangwa urutera urukingo nyine nka serije bakubwira ati serije uri umwana urahitamo mu bana sibyo n'abantu bakuru nkubwiye ko nakiza abantu bakuru ubaka akanya wahera ukingira ndi ubaka akanya bagwaye ubushobozi bwo gukingira abana wahera ku bantu bakuru cyangwa wahera ku bana ariko nyine hagira n'ibisago ugahereza n'abakuru nyine nabo batari hejuru cyane none se urahereza abakuru kandi bo nyine banisaziye bazagira bagashira ariko abana bo nyine mbega abana bakingira abana mbere abana ndumva nibwo byaba byiza ikiganiro twakoranye warambwiye narakubajije urangije uravuga ngo abantu bandika mu Rwanda ngo harimo abandika amafuti sibyo bakandikamo ibintu by'ibishego kubera iki ibyo bintu wabivuze kubera iki none se mbure kubivuga ariko bimeze njye ntabwo buriya nabona ikintu ngo nyihereze kukivuga ndakivuga nyine byaba iki n'iki nyine nkabivuga urumva byaba bigomba kuvuga kuba cyangwa n'ibivugwe ariko njyewe n'ibyambuza kubivuga bagomba kubivuga kugira bimenyekane kandi buriya banditseho mu Rwanda ubundi mu Rwanda abantu dufite ubwenge ariko ntituzi kubukoresha urumva buriya hari ukuntu umwana nk'abana bibera mu mashyamba nyine bo hanze urumva nyine mu bihugu bidakize cyane bitarimo umutekano nk'u Rwanda ugasanga abana bibera mu mashyamba ni nk'akaryango kibera mu mashyamba urumva umwana wenda urugero akavamo nk'umwe ushobora kumenya kwandika ikintu yakandika wowe wa wundi uryama mu mataje ugaramye utyo undi aryama mu giti ugasanga yanditse ikintu kirenze kukurusha rega wowe ibiryo biba byarakubanye byinshi ibiryo mbega uba warabaye kiryo abandi babibuze ntabwo ugifite umwanya wo gutekereza ariko wa wundi uvuga ati ngewe nzibeshaho urumva erega buriya hari n'abana n'abasore nyine ingimbi bangavu we ugasanga aricara ati ngewe nzabeshwaho n'umuryango akicara rwose akavuga ati uzambeshaho urabura kujya kwishakira urumva ukicara ngo uzabeshwaho n'umuryango ubwo se abana uzabyara ufite imyaka ingahe 13 ibi bintu se vuga ubikora urumva utari gucyurira abantu bakuru oya si uko bacyurira ariko nyine nabo bajye bagira ubwenge none se uririrwa wicaye ngo bazakubeshaho basi niba wajya ubanza ukanagerageza se basi ujye ugerageza kugira ngo wenda niba unabibuze wenda wiyambaze famiye ariko nawe basi ujye ugira akantu gatoya wifasha nakubajije rero kubera iki ubona ni abantu bandika ubona ari iyihe mpamvu bandika ibintu wavuze cyane bituruka ku biyobyabwenge atangira yandika neza akajya mu biyobyabwenge hari n'igihe atangira byandika nabi nyine kubera ibiyobyabwenge byagera hagati noneho akabihugura abantu cyangwa ugasanga filime irahagaze hari umuntu buriya twigeze gukorana interview arambwira ngo proje y'umurinzi iki n'iki ngo siyiteguye neza urumva njye nareba na filime ye wavuga ngo niki nkumirwa bwati subu iyi ni filime niki agasanga filime afite nimbi urumva akajya kuvuga ati zabane si ukuvuga ngo ni na filime bambi ariko nyine ibintu aba yarashyizemo bitari byo biba bihari byinshi washyira muri filime biba bitari byo
numvaga sayishyizemo ibintu bitari byo, ariko ukajya kureba filime iri aho ngaho irakubita na action umurinzi, ukajya kuwubeshyera umurinzi w'Imana ngo ntabwo uteguye neza. Gute se udateguye neza? Ubundi ibyo nabyumva njyewe. warambwiye ngo nta muco urimo. Nta muco nyine biba birimo byinshi. Ni nk'iyo filime wabonye ukavuga ati filime nta muco urimo? Ni nk'iyi Mu Rwanda ntabwo nabivuga, nayo navuga. N'abanyisi cyangwa nayizi ntabwo nabivuga. kubera iki se? Nyine nawe muntu ujya ukinisha amafilime iki n'iki, uzajya ugenda urebe muri proje yawe, urebe mu byo mwashutinze, urebe umwanditsi uko yandika neza, umugenzure, urebe ibintu yandika niba ari byo. Urumva kuko urimo urandika filime yawe ushaka amafaranga, uri kwandika ibintu by'ibishegu, urumva wowe urabona amafaranga ariko urimo urasebya igihugu. Icyo ndakikubwiye. Serije arabivuze. Barebe uyu mwana imyaka afite, mwuka byaramwe nimwandika ibintu. Seri ongera bisubiremo. Uvuze ngo iki? Uvuga ati ngize ngo iki? Uravuze ngo ndavuze ngo abanditsi mwikosore, kandi namwe mukinisha amafilime mujye mutestinga ibintu byanyu, murebe niba birimo neza. Urandika ibintu bibi, urasebya igihugu wowe ushaka kwinjiza amafaranga, kandi amafaranga ni ikintu cyose. Amafaranga ntacyo amaze. Urumva amafaranga nta kintu amaze, ndetse amafaranga ni buri kimwe. Nuko bimeze. Urumva urashaka nko gukora proje ugahita ubonamo amafaranga menshi kubera ibintu bashyizemo bitari byo, bitageranye n'umuco, ariko n'ubundi ni hahandi umuntu wagize umuco yamenyekana cyangwa se amenyekane. Urumva ubasha nko gushyira nko mu Rwanda filime ziri international, ugasanga kuje imbere afite na 1K afite, ariko filime ari nziza koko, ariko nyine na 1K afite. Kubera iki? Ubu ngubu ibintu bigezweho ni ibishego. Nicyo kibazo. Mundi ukoze ikintu kizima wabiki, wakoze niba ari indirimbo yawe wayikoze itarimo amagambo atari yo, ugashakisha nk'abandi bose, n'ubundi ayo mafaranga azagera hashira, ntabwo amafaranga uzagumana. None se nugira n'izo miliyoni zingahe, 100 cyangwa zingahe n'izindi, urumva numfa bazagushyingurana n'ayo mafaranga. Hari n'abandi baba bashonje baza bakayatagurura. Rero nushaka uzajya ugenda wifashiriza abantu, amafaranga uyashore mu bintu bizima, byibura wenda n'abandi bana bazakwigireho urugero, bazavuka we warapfuye, bazagufate nk'intwari yabo. ubundi reka mubwire, mu bantu twaganiriye, mu bantu muri mu kigero kimwe, uyu munsi mbashije kumirwa. Uvuye mu ishuri bari ariko uvuye mu itorero ry'igihugu. Oya, ntabwo mvuye mu itorero ry'igihugu, ariko nyine mba mbizi, ntabwo nabiyoberwa. Ubireba ukicecekera. Ndabireba ngaceceka, ariko ntabwo nzajya mpeza. Ni ikibazo nyibona nyivuga hose n'ah'Imana. Bivuze iki se? Umudomo si ubundi waba i Kigali udafite umunwa ukinjiza? Yes, rero nizere ko mwumvishije inama za Serije. Serije agiye kujya mu Burusiya, agiye kuducika. Ubu se uzagenda udasuye bro wawe ra? Karyore nanjye simbizi neza, ariko nanjye nabishakaga kujya kumusura, ndamukumbuye. Ndanasuza kana talent yose. Ngaho ugira ubutumwa ugenera abana bagenzi bawe, abantu bari ku ishuri, ubundi dusoza. Seri ngaho ugira aba bana inama, ariko bantu kuri mu cyo bidinete kuremo nako gatambaro n'ingofero. Kabaze mbikuremo njyewe. President ni njyewe. Njye bavuze, ni njyewe undi wumvaga. Izina none ndivuze neza. Ni President. Warye wakishe zero. President. Ngo President. Kabisa. Ona unga urabikoze. Abana bagenzi banjye ngiye ikintu nabisabira, ufite impano bwira wanyu babigufashemo, ntugacike intege.
buriya nta muntu wigira, nanjye mba mfite abanteye supuri abamfashije, nawe abagufasha ntiwababura, urumva nawe wicika intege, komereza aho ngaho ugeze, impano yose ufite iyo ari yo yose ihiringe mu gihe utarabona ugufasha, igereho. Ndasuhuza, hari n'umuntu nshaka gusuhuza, umuhanzi witwa Simeji n'uwitwa Kefarani. Use kubashaka kuri YouTube urababona, nibo nsuhuje. Tubwizanye ukuri, wenda unyongorere ntago abantu babyumva. Ku ishuri ugeze ku ishuri, kuri ba bantu tudahoje nyine imyumvire, ntago baje ari benshi kubera ko ari icyamamare. Nyine baraza ntibabura. Ukavuga iki? Kurumva nabura icyo mvuga, hari ibyo ubwo se nawe ngeze imbere y'abanyeshuri twirirwanaga, nkabura icyo mvuga ngera imbere yawe. Ujya wibuka ko wagiye uri icyamamare? Ngera imbere yawe bwa mbere nakuzi nkavuga, ubwo noneho nagera imbere y'abanyeshuri twirirwana. Mbere yuko nansezera n'ubundi nk'uko naguteruye nkakuzana muri game, sibyo? Abantu bakakubona bakakumenya, n'ubundi ninjye uje gusezera, sibyo? Nugera mu Burusiya byibura ntabwo uzanyohereza nk'akabenzi buriya kameze neza. Rega ndi umwana ariko nyine ntabwo nzakwibagirwa. Tuzatuvugana. Serije disaragiye amarira menshi n'agahinda kenshi, urigendeye. Oya ntabwo ngiye ndahari. Ndahari nyine nzahita ngaruka. Ariko hari akabazo nari nkubajije. Wagiye ku ishuri uri icyamamare, wavuye ku ishuri bwa mbere utari icyamamare, usubira ku ishuri uri icyamamare, abana mu ngana b'abakobwa barakubonye bigenda gute? Abakobwa se barazaga nk'umusitari nyine biraho. Nawe ukavuga ati hejuru. Terime wasanze wajyanyeho ku ishuri ni iyihe? Terime wasanzeyo? Use nakubwira ko ari iyihe? Ariko yaguturutseho. Yaguturutseho. Ziba zihari nyinshi sinabona iyo nkubwira kabisa. Barakwakiriye baravuga ati umwami araje. Ewana. Ubu se wayiduwaye? Ati ni uwacu. Wayiduwaye? Ndayoboye. Ni wayiduwaye? Ndayoboye nyine. So kuvugana duwaye, njye si byo nabijyamo. Ubu ufite igikundi cy'amagengu uyoboye? Oya ni abafana nyine, ni abafana banjye. Ewana niba ari akantu gashyeshya mpita mubwira ati mugende murebe, bakabwira inshuti yabo, umwe akabwira undi mpaka. Ubu ni ukuvuga ngo ntukimesera ku ishuri, nta kintu ukikorera uri ku ishuri, sibyo? Barabigukorera. Ndabikoraho naba naratese. Kandi icyo nicyo kintu mba nashaka, guteta. Nta bya bindi nakubwiraga uba ushaka kubeshwaho n'umuryango ufite amaboko n'amaguru. Hagare byo kabisa mwisubireho. Icyo kintu nababwira. Nuzajya wireba ukabona uri nko gukora ikintu, industry y'amamuvi y'indirimbo n'iki ukoresha ikoranabuhanga, nyamuneka wikosora ahantu ureba hari ikibazo, wikosore. Nicyo nakubwira. Bashiki bacu se n'ubundi numvise uvuga ibintu by'abantu bakuru. Reka nkubaze, bashiki bacu bashaka kurya baja? Bashiki bacu se ibyo rero nta kintu nabivugaho, nako reka ngira icyo mbivugaho. None se ubundi mbere yo kumbwira ngo barya amafaranga, we bayakurya ureba he? Subira. Wowe amafaranga bayakurya ureba? Bande? Abakobwa bayakurya ureba he? Nawe ko burinjisha. Kandi sari baba uri mu bantu ushobora kuzakora uri umunebwe kandi ugakora niki. Ndi umunebwe? Wapi, ntago ngenda umunebwe. Mu gitondo byuka wakoze iki se?
mu gitondo se ehehe nogeje ibyombo natetse igikoma unywa igikoma none se numva nagihereza kuko cyane nzi ko umuzungu atanywa igikoma se umuzungu anywa igikoma neza ko kinywa nanjye niko nywa oge n'icyayi ni byinshi imitobe ubuji ni byinshi. Yes rero ubwo ugiye mu Burusiya uzadusurize harya ninde ni Putin niwe ubayobora uzamusuhuze kandi abanyarwanda turagukunda sibyo byatari uri umwana mwiza uri imfura ariko uzakomeze wige ntuzareke ishuri buriya umwana yumva ngo ni umusitari ishuri arareka ubundi uzabwire mama wawe ngo kuri yawe TV baragushimiye kuba waragiye undekura nkagenda gutanga ibiganiro nkaganira n'abantu sibyo urabimubwira ndabimubwira erega n'ubundi nzagaruka ntago ngiye ubuherayo nzagaruka. Sawa rero mwakoze kudukurikirana ku bantu mwakunze Serge muri comment bajye bandikamo ngo urugendo ruhire sibyo mu Kirusiya bavuga gute mu Kirusiya shase nabimenya none usingiye no kukubeshya ariko ninjye none nzagaruka mbikubwira. Sawa rero mwakoze nimba ushaka kwamamaza kuri yawe TV hamagara kuri za nimero n'ubundi mujya muduhamagaraho mutubwira ngo tubaye ngo kuri babantu ngo mwabonye twakwamamariza kandi mwana ku giciro gito abanyarwanda bakamenya ibintu byawe nimba ufite imodoka ukodesha nimba ufite ibibanza ushaka kugurisha nimba ufite hotel ushaka kwamamaza twakwamamariza kandi abanyarwanda bakamenya ibikorwa byawe ujye kuri Instagram ya yawe TV do following ubundi ujye no kuri eminyawe 2020 ubundi umufollowing no kuri Facebook page ya yawe TV na irahari mwoka byaramwe muturemere na Serge mu muremere kuri Facebook sibyo Seri na Instagram ugira Instagram we irahari ariko nago nyikoresha. Yes rero mwakoze kubana natwe Imana ibaho umugisha Serge aravuze ngo bye.